Buri mwaka tariki ya 25 Mata u Rwanda rwifatanya n'isi mu munsi mpuzamahanga wahariwe kurwanya malariya. Uyu mwaka insanganyamatsiko iragira iti kurandura malariya bihera kuri njye, turabishoboye tubikore. Kwizihiza uyu munsi ku rwego rw'igihugu byabereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga, aho muri uyu mwaka wahujwe n'umuganda rusange wabereye mu kagari ka Kagasa muri uyu murenge wa Gahanga wibanze ku gutema ibihuru no gusibura ibinogo birekamo amazi. Ni ibikorwa byitabiriwe n'inzego zitandukanye za leta zirimo iz'ubuzima, umutekano, iz'abikorera ndetse n'abaturage. Baganira n'itangazamakuru, abaturage bagaragaza ko hari ingamba zikomeye bashizeho bitandukanye na mbere zigiye kubafasha kurwanya indwara ya malariya, dore ko aka gace gafite bimwe mu bishobora gutera iyi ndwara. Kurandura malariya ni nge biheraho, yaba mu nzitiramibu ikoranye umuti no kurwanya ibihuru nyine biri hafi y'urugo. Hano hantu rero namwe murahabona ukuntu hameze, hari urufunzo hari ahepfo, hari ibihuru, hari ibintu byatuma imibu ibona urwaho ku buryo ibona aho yororokera. Rero kuba baje bakatwibutsa ibyo tugomba gukora, turishimye kandi tugiye kujya dusiba ibinogo biri hafi y'ingo zacu biba byiretsemo amazi, turare mu nzitiramibu zikoranye umuti, urabibona bazitwegereje. Tugiye gufata ingamba zikomeye dukuraho indyo, amapine n'ibidomoro birekamo amazi ariho wororerwa iyo miti, ubundi turara mu nzitiramibu ikoranye umuti. Urujene Martime, umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Kigali, avuga ko kuba aka gace gafite ibishanga birimo ibizenga by'amazi ndetse n'ibihuru biri mu byatumye habera iki gikorwa, ariko agasaba abaturage ko kurwanya malariya bagomba kubigira ibyabo kuko bitabaye ibyo aribo byagiraho ingaruka. Impamvu twanaje muri uyu murenge muri ibi bice byegereye hano ku gishanga nuko ni hamwe mu mujyi wa Kigali dufite malariya iri hejuru. Twakoze ibikorwa byo kurwanya malariya harimo gukuraho ibihuru ndetse dusura n'abaturage mu ngo, tugenda tubereka ahantu bashobora kuba batazi yuko ari indiri ya malariya kugira ngo nabo babashe kumenya uburyo birinda malariya. Turasaba abaturage bose gukomeza gukaza ingamba zo kwirinda malariya. Turiho turababwira, turabakangurira kuzikoresha icyo zagenewe kugira ngo zibashe nyine kubarinda malariya. Turumvisha rero abaturage, turongera kubabwira ngo barengere ubuzima bwabo, ariko kandi kwirinda nibyo by'ingenzi kurusha kwivuza. Kuri uyu munsi wo kurwanya malariya kandi Dr. Aimable Mbituyumuremyi, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya malariya n'indwara zititaweho mu kigo cy'ubuzima mu Rwanda RBC, yagaragaje ko mu rwego rwo guhashya malariya imirenge 98 yari izahajwe cyane na malariya yamaze guterwa umuti wica imibu mu nzu. Akongera kwibutsa abaturage gukoresha inzitiramibu icyo zagenewe, byongeye kandi bakihutira kwivuza ku banyabuzima mu gihe bagaragaje ibimenyetso bya malariya kuruta uko bajyaga ku bigo nderabuzima, dore ko abajyanama b'ubuzima babegereye aho batuye kandi bakaba bafite byose ngo babiteho. Twamaze gusoza imirenge 98 yari izahaye cyane kurusha iyindi. Ubutumwa buri bw'ingenzi nuko hari ingamba yo gutanga inzitiramibu. Ubwo rero ubutumwa cyane nuko abantu bitabira kuzifata ariko bakazikoresha neza, kuko kuyitanga ni kimwe ariko kuyikoresha nacyo ni ikindi. Dufite abajyanama b'ubuzima baturanye natwe mu midugudu, tuzi ko bamaze guhugurwa neza, bapima malariya neza nk'uko kwa muganga bayipima akayivura. Imiti ikoreshwa ni imwe, nta mpamvu yo gutonda umurongo ku kigo nderabuzima usize umujyanama w'ubuzima muturanye. Mu mwaka ushize 2025 mu bantu 1000 abantu 76 nibo barwaye malariya. Imibare yo mu kwa gatatu y'umwaka ikaba igaragaza ko abantu 65 bo mu karere ka Kicukiro barwaye malariya. Aka karere kakaba kari kihariye 7% bya malariya yose iri mu gihugu, kakaza ku mwanya wa 4. Imibare igaragaza kandi ko kuva mu kwa 7 umwaka ushize 2025 kugeza mu kwa gatatu y'umwaka umurenge wa Gahanga wari ufite abarwayi ba malariya 1015. Mu gihugu hose abantu 50% by'abarwaye malariya bavuwe n'abajyanama b'ubuzima. Njye ndi Daniel Niyonkuru, Radio Guka mu mujyi wa Kigali.